arundi hanyuma na Gitego Artire rutayizamuse nta kibazo igitego nta kibazo habagiye umutoza yantunguye guhamagara Taiba ntabwo ari uko Taiba ari umukinnyi mubi kuko mu mikino bamaze gukina ibiri afitemo igitego kimwe na assist ariko umwanya akinaho hari abandi bakinnyi batatu muri imbere habo Gitego haba Biramahera Bedi ndetse na Nshuti Nosa ubanzamo natekerezaga ko wenda kubera ko yabuze umuwinga uyu mupetiso umuwinga Joy Lance yahitazanamo nka Lag Byiringiro kuko Lag ari mu bakinnyi bameze neza imbere mu gihugu batanga support ariko guhamagara undi mwataka ufite abandi bataka batatu ukagira bataka bane kandi kuri wing nta bisubizo byinshi nekereza ko afiteho ariko yari guhamagara reka nijwe rituje twibaza akabazo kagufi cyane kagufi rwose tureke kuvanga ibintu wenda kuko turi muri campaign yo gupushinga ngo Amavubi atsindize match ebyiri ariko tutagiye mu bintu rwose birebire ubu Rage ibintu yakoze kuva yagera muri polisi wera sezishize Rage mu nkera y'abahizi acenga umborenga agakoza icyo bita inkoro harya ni nyama mu gatuza hasi Rage akanamuhamagara kamwe ati ibyo nkoze nanabisubiramo ngakubise ururimi hasi ururimi kandi ruba mu kanwa Rage ibi nakoze muri izi match zitangira ebyiri za shampiyona by'umwihariko match yateye ejo bundi bagarika Rayon Sport 1-0 reka da match ya Rutsiro yatsinze ibitego bibiri wenyine oya tubanze tuyiveho ndashaka ya match bikomeye abantu bari bategerejeho umukinnyi gupima urwego rwe match yareye ukuntu yayikinnye babyeyi muri Ferwafa tuvugishije ukuri ko abantu bavuga ngo ikipe y'igihugu hari abantu bayikumirwamo bidakwiye ibintu bifatwe nabi uburage ukusukurengana nose akora iki yica ibisebe kugira ngo ahamagarwe Rage akora iki Rage nta kesi afite mu Mavubi tuvuga ngo agize kesi ya indiscipline hari umukinnyi muvuga hari n'ibintu yakoze ikintu cyatumiye ahanwa ntazagaruka ntunganiye Rage yagiye ashinjwa n'ibintu ngo byo hanze y'ikibuga ariko amakuru mfite nuko ngo ibintu byose uko bikosora mu kibuga no hanze ngo arabikosora Rage rega bigaragarira mu kibuga yarabimubwiye Ben Musara mbwati Rage bimwe mu bintu washinjwaga wanywaga agacupa kenshi ugasanga nturyamye bihagije ugasanga uje mu kibuga urushye kuya yarabimubwiye ngiye twavuganye na Ben Musa amugira inama yaramubwiye ati mu maguru yawe hagendamo miliyoni 200 z'amanyarwanda ati ariko kandi hanagendamo miliyoni 10 cyangwa 20 baguha i Kigali ati ugize se zimwe nziza muri izo miliyoni ugize se zimwe nziza kuko uracyari muto Rage ni muto cyane mu myaka ati wavano ukajya gukina mu mashampiyona akomeye ku mugabane wa Afurika cyangwa ni Burayi ukabona amafaranga izo miliyoni 10 ariko nukomeza kwitwara nabi niyo polisi uri ngo yaranamubwiye ati giye nashakiye abantu bari barihebye akazi baneseti bavuga bati birarangiye ubu ngubu n'umuntu w'umugabo arahamagarwa Amavubi ati ntabwo ukora muri ikipe ya polisi nakujyana ahandi wowe rero ufite ubushobozi no kubarusha itware neza uzave hano umwana yisubiraho aricara ararira aravuga ati ibintu nakoze ni amafuti ku buryo ajya hamagara kapiteni Zidane cyagiye umutima wanze akamwira ati kapiteni nari ngiye gusohokaho gato atariko nibigera 5 umpamagare pe kapiteni kuko ni umuntu mukuru wenyine azi kumumanaginga 5 akamwamagara akamwira ati Rage taha ujye gusanga umudamu wawe mwiza uruhuke ejo dufite tize 8 Rage abagenda nka drone imbaraga afite Rage ntakigwa bya bindi wabonaga adigadiga ndabaza ikibazo akora iki ngo hamagarwe mu Mavubi wenda bagomba kubigira babyumvishe ibi bintu nibyo bica abana intege Amavubi ahora akina ubwo reka twizere ko ubutaha azamutekereza Ruvuyanga aho yitwaye neza kuko ejo ntawe uhazi ejo savunitse wowe justice ni iki nyuma y'ibyo nkwiye mu gihe gikwiye ibyo uvuga birasobanutse n'ubutabera butinze burya si ubutabera warubizi baravuga ngo justice delayed is justice denied dushobora kumuvuga ari muri form ikindi gihe akavunika Amavubi yahamagaye wakamwaye opportunité mu gihe yabikoreye bigaragara ko ameze neza ibyo uvuga nibyo ariko kubera ko byarangiye wenda nta n'ububasha bundi tubifiteho ngo tugire icyo tubikoraho twebwe dusesengura
reka dusaberage Ni ubuvugizi turabukoze. reka dusaberage ahubwo Imana imufasha akomeze muri izi forume wenda muri qualifiers za AFCON azahamagara ushobora kuzabona wenda yahamagawe Ndumva aricyo we na Christian Ishimwe n'abakinnyi bameze neza baza kuko buriya abayobozi rugaju buriya baratureberera rega nawe natanyuzwe hari witwa wahezo batari ko rugaju tubanza araga yagutamitse yanamitse se ni ibintu bigaragara nimero zugira ni ukuri ntazo yagutamitse se niho batuyatsinda ibitego bibiri rutsiro niho batuyacenga umurenga ahubwo baza rugangura uyu nguyu ahubwo we rugangura ubanza na rugangura ni kera bakiga diplomasi birakoze ni kera bakiga diplomasi umubare tujya muri Murera ariko nananamitse nabwo nakamira da none se ngiye njya umubeshyi none se n'icyaha kuba umuntu yakugura agafanta hari ikintu ushikara ku Mumavubi bisa n'ibyatuma uvuga ibyo bintu byagutamitse ariko yitwaye neza